ariko papa ma ni iki gihembo mpembye noneho no muri karitsiye isano urazibuze neza uranyumva neza waretse kunyicira isoko wa mugabo ndakubwira ngo banze nyumve kandi ibibazo byawe mwabijyanye mu nkiko nimba ugafite ibyangombwa mwanditseho waretse inzu nkayigurisha untumbuza umugabo nimbuza amategeko y'iki gihugu ukabuza byose uko bigenda ikwanditseho mbare gatatu cyangwa mpamagara umutekano induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa ese ninde wasobanura uburyo gombega icyuki bakavuga ko untereta se iyo abantu batabizi nyine batagira kumero nitusha Imana yaremye ijuru n'isi iki nyine nkaba ngiye kujya kureba mu boga runka urabibona buriya nuko bitangira ni kuriya nabuze umwana wanjye nawe rero witegure kubura umugabo kiriya gitwenge urumva gihatse ubusa aramugukuraho da rahira ko utagiye kuruhona asigaje wabumvise sinigeze numva na rimwe umugabo wawe museka kuriya ase uri guseka ubishaka cyangwa uri guseka nyoko none se oya ako makuru guseka mama wawe none se ku buryo utagenda ugakaraga akanyobwa ejo karanga akanyobwa nyine kugira ngo umeze abajama njyewe ariko nkabibona gutereta umugore mwiza nka Vanessa ureba neza kuri uyu mugore wubaha witonda kumbe nta bindi bakoresheje n'utwo tugambo dusize umunyu oya ariko ntubirisiriye mu majwi wirebera muri miruwari ariko cyubona ukuntu uri icyuki ufite nyoko igisigaye ni ukugendana agasakoshi gutya araka akanyobwa ngaho se nyine byanjye nguru twenda rero kujya ngenda nzuzamo akanyobwa ugira bikini bikini ni iki ire kanu kagakabutura kageze nka hano wenda n'isutiye byo kujyana kogana muri pisine mwami Yesu ujya nyine nka mbere isutiye n'agakabutura none se Yesu ntibamubambye yambaye igikariso gusa nkawe nabonye muri filime urumva Yesu bamubambye yambaye igikariso gusa ujya wicaye ahangaha mu biro byacu umeze neza agenda kumbarira ubusa umeze neza pe ariko nta kundi bibaho abantu benshi cyane babayeho nkawe benshi pe utanamenya kandi banafite ibyo bibazo ugiye tuba kwicara bakakuganiriza ko nta kundi bibaho mu gihe turi mu isi byose tugomba kubigeraho bigomba kutugeraho none byaba kuri bande batabaho ako simboga yibariza akantu kamwe ubundi ufite imyaka ingahe yewe kubera icyo bimbajije uvuga ko ntacyo nabivuze mujye kumakaza sinabanje kubabwira cyakora wenda amaje kujya bamwibira cyane by'icumi njya ndeba ibintu wikora yibaza se bugari ntabwo yuzuye ni ubwana butuma nyine yikora ibintu nk'iby'abana bataruzuza imyaka y'ubukure ni ikihe kibazo ufite nakoze ikize kandi kwani kuganga ihangane reka buriya mpamvu ja uko tubana hano mbambana ibintu byose bikubaho nkane ukuntu bagufata nkareba ukuntu uriya mukecuru mbambona ukuntu yigira akwigiraho niyo mbirebye mbura kubikubwira ntihangane ko bigaragara nabi reka bogari ubivuze neza cyane sibyo
uburyo bamfata urabibona warangiza nawe ukagerekaho ibyo unkorera kugira noneho birenga urugero n'izina ry'imanza njya ndota nakugiriye nabi sinjya ndota nakuvuze nabi njye navuze ko wangiriye nabi none se nkora ibiki ngo bituma ngo nkongera wowe urabizi neza turacumbitse ntabyo uzi uza gusaba akazi waje kugasaba hano aho twaturutse ntuhaze none se iyo wifashe ugashaka kwigira nyir'urugo ugashaka kwigira nk'umukozi wasanze hano ninde uri kumviriza ni Bogari ninde uri mu bujajwa ni Bogari ninde ni Bogari ninde wigize nyir'urugo ni Bogari ngo bambekeye barakubeshyera se njye ntago mbibona kuki ubishaka kunukisha kuri uriya mugore iteka ryose kuki wifata nkaho hano ari iwawe cyangwa ari iwanyu cyangwa se ari aho ukora nze njye nko mu cyumba nikingirana none mva kubwira ko ari igihe ntambuka nkabanguye ku bintu bari kuvuga nkaba ndikomereje ngo yungo numvirije bagaruza ikintu kizakurikiraho nikubwire ndabona kugira ngo naha naje uhamburiza amahoro nzakwirukana uzigendera ubwo ni Imana nongera gufungura amarembo tukongera tukagira aho tubarizwa uzagaruka akuzi kubura na boss igihe unigeze kubimbwiraho narambwiye wabujijwe n'iki kugenda kanyine nkubwira impamvu ntagiye genda nawe umubwira amakana namubwira ngiye kugira ngo nge ntahe urumva yani utangiye ukanyonyeraho kuryama gusa njya gukora ahandi hantu akazi no wahaze hano turahaguhereza twebwe turahafite na hacu Kumani wari cyo kinshimisha no kuba mpagaranye na Frank wanje niba wita Frank nukagira ngo nkuyeho mazina yose nayanje byose ni by'umwami ufite mama wawe rero nyine ngo w'icyuki ubugiye kujugurira ngo bikini hariya bikini hajya ku mazi kajya ku mazi kajya karanga kanyobwa mama Franka Bogari bikakubona cyangwa wenda papa kongera akagutereta so ide muze se ntagutereta niyo mwatereta ese buriya agarutse buriya ntiwamwemera ubuzaka kana rero buriya papa ni Bogari si byose Bogari ni Bogari urumva kandi buriya agira care za danje none abyigiyeho muze buriya kuri aba yikaraze yigeze wa danje ngo riseri byo mutipe yaguterese akabishwa n'ubundi nese n'ubundi mwambyaye gute rwo navuye mu ijuru imfurisa nase gute se imfurisa nase nibyo nuko tazo ubureshya mugeni papa wawe yaje nzana uriya papa wawe nase ngo bagarutse kugutereta ntiwamwemera nyine ako kantu cyangwa ufite undi nyine ako kantu uvuze nta musheri ufite rwose papa wawe yarambabaje bituma nzinuka abagabo ako kantu ufite uvuze ara kantu mama wabaye mu lesbienne umutinganya Sibigeka kumvira nawo kwangubwiye ko ntabagabo ese kubahugwa bituma njya mu bagore neza ko nagiye mu bagore umutima mawe dore se ibintu byararangiye si byose nagarutse se turi kumwe igihe cyageze ngo nawe umwenyure useke ugira uburyo bw'ubuzima nibikije ikintu ngiye tuvuge ari nk'ibintu bibaye nyine ukamarana na papa wawe byo ntiwabyakira ntereti iyo Bogari ngo nisiko uretse ko nta namwemera ku izina ry'Imana ishobora byose nisiko njyewe kubera iki sinshobora rwose mama nukomeza gufunga umutwe gutyo uzapfa uri singo isuku kubyara none oya nataritwa n'undi ukabukatiye Bogari ariko byanshimisha mubaye muri kumwe papa yaba ari ishusho nziza kabisa uri kuyikorora gusa reka nkubwire Frank buriya papa wawe pe nari naramwanze naramuzinutswe mvuga ko nashobora no kuzongera no kurebana nawe amaso ku maso ariko hari akantu kamwe gusa yakoze hari akantu umuntu wakwitayeho wese hari akantu yavuze avuga ukuntu ngo wakoze impanuka kiragiye cy'impyiko afatanya na kiriya gishongore cyawe cy'umugore wa mugore wawe naramukundaga ntazi impamvu ndi kumukunda kumbe nuko mu mwana wanjye harimo we erega buriya muri direct buriya ari muri wowe nkumva biraje byatumye mukunda cyane none papa wawe numva ukuntu yararwanya ishyaka kandi nabonye n'ukuntu yabaye nk'umuntu ugutambika anagushimira icyemezo ufashe bigaragara ko papa nje n'inshuti yanjye turumvikana aho rero buriya kandi nta n'ikintu yakora ngo kimbangamire cyangwa ngo kimbabaze buriya nshyize muri
muri logique mo gakeya namuvugisha bisanzwe bitagiye ariko merekeza mbabareka kuza umwana wa mbabariye no kuvuga ngo birashoboka amahirwe namubwiye boss natubiziranye ko akugira ngo nyirukana dareka nkakwikorera akazi hanze nkaza niyo nashaka amafaranga nkamuhaho ako nayo yabonye amafaranga nikorera amafaranga hanze ntagiye mu cyaro wawe ngatureka ibintu by'amagambo menshi kagini kandi karaga akobwa akagira ugusuka kwisuka kandi ari byaha naza kabona katumenya njya ku boga uri mwana w'umukobwa kurusha amagambo we isandi wowe ukabura iki icyengeri inzogera kwa padiri wovuga nk'iki muri nyamanza imeze nkawe inyamanza yumviriza ntabwo naje nitonda inyamanza ivuga amagambo menshi ni ukuri inyamanza ituma buri gitondo banuka inyamanza iyitonda nkawe ibaho kamabura nitutumvikana njye nawe ntumvikana nura mukecuru tuvugije ukuri none urashaka ko twumvikana uri kunshirishamo ntabwo nakoze rego nizina ry'umwana ntabwo nagukirisha mu ngewe ahantu hose mbaje guhangayikiye boga subira mu mirimo yawe buri munsi mpora nkubwira ngo umunsi wakuze uzifuza gusubiza ibintu inyuma bitagikunze kandi ijambo mu buzima ribi mu buzima riba ku muntu ni iyo menya ngaho mbwira icyo kugira ngo ntazakora iki nukuri uzabimenya sibyo ahari n'imyaka ibi gukoresha sibyo sinzi n'ibyo twanapfuye sinzi ngo n'ibyo murambekera kora ibyo wakoraga ndeka komeza ibyo wari urimo boga kandi ujye wirinda gutuma nkubwira nabi ubona ducumbitse turumvikana yego warisanzuye warengeje urugero uzi ntisanzuye ntabwo ibintu byose nawe ndi kubikora n'izina ry'Imana nyirwo nawe ndi mu cyumba nikingiranye none ngomba kwisanzura nkamenya nk'akazi ukarya se utakoze nicyo kibazo nyine iyo nkoze rero baravuga ngo ndisanzuye nicyo kibazo umuntu arakora ngo arisanzuye atakora ngo ntabwo ajya kudakora ntakaye nize nkori akira agafanta ikibazo cy'ingenzi nuko njye mukunda urumva nzabona mugenda inyuma mvuga ni mabuja wanjye urumva arakaraba abazajya hose tuzaturi kumwe gabanya amagambo umwe seboga kandi reka buri nta mukecuru sibyo nikaba yigira kuri nawe umubwira ati mva imbere umutungo uzamushinganishe umuhagarike ugiye kujya kwa kundi kujya mbese niyo namugiriye reka umuntu yakumenyereye nawe ntumumenyere nyine akomeza akakumenyera ukaba abona uri ikigoyi ubona uri ikiburabuye uzamusinganya amashanya nawe umunsi umwe wasi ugabanya amagambo nta nanjye mba nemerewe kugenda ngafatamo kamwe wiki bogari niba ukeneye kubaho niba ukeneye kuramuka ujye ufata ibyo wahawe turumvikana nukenera kwisanzuza uzarindire dusubire aho twaturutse mpamvu mfanyifasha ariko yimpaye amara kuri umukobwa kumwirinda byo biragoye bwanoze mbandi abahari urakoze wewe abahari pe urakoze nari nibagiwe boga urashaka kuzava muri uru rugo warateye inda ko ndi muzima zarwo ndi ikiremba induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa abakomisiyoneri nabo nta kigenda pe ubanyanditse kuri iri zuba ko nahereye kare mubwira ngo tube tuhahuriye ati nahageze kaba nabo mbona bameze nk'abantwariye ubutaka kano kantu kaha ngaha yibuka ko ariho buri yanjye yabaga ko nta nyiri rw'uyu mugabo n'ibindi nzagira hano naparitse ni sawara nubwo ntarebe neza wi ariko se ukuri kanyu ni ukuhe ko wowe wambwiye uti hagera urasanga nahageze none ndahagutanze ubu ndirirwa nanamye kuri iri zuba kwe zamuka muri ako gahanda k'amabuye
ngezeho wigira ikibazo rwose kandi ikintu cyose nagezemo kitagikemuka. Yego ko yewe. Naje rwose wowe wigire naje rwose wigira ikibazo. Sawa tebuka. Sawa. Ubu tutuntu nitwa yabuze amafaranga yo gushyiraho darete bamucira umuferege koko ananira no gushyiraho ibintu bifatika ngo agire. Ubu binabyo ni ngomba kujya. Abuja. Wumva barire kabisa. Hari inzu namanze kujya kwereka umukiriya igira mu Kagarama. Yaje zijya zihura nazo. Iyo ngutanze ko kuba wumva. Ewe. Nta bunyamwuga ntabo. Nahangaha si Kigali ugira ngo ko tuba dufite n'abantu benshi cyane baba batubaza inzu zo kugura. Dore naho. Muraho. Ni iki gipangu wambwiraga? Ntago ari iki gusa. Ni ukuvuga ngo nuguhera aha. Reba kugeza hariya hepfo. Kigera hepfo ara ndi kubona. Hariya. Ndahabona. Ubu ngubu harimo apartment ebyiri hano. Inyuma afitemo ama etage. Urumva? Wowe uri hano. Aho ugira ikibazo rwose. Andahita amasha. Ni ukuvuga ngo hano nagabanyijemo aba barakwaba n'aba ngaba barakwaba. Buri wese afite atireye, afite ibintu byose nta n'umwe ufite aho uri hano. Reka nkwereke ibindi. Reka manze nkure iyi moto urabona ko naparitse mu nzira. Vana. Kugira ngo turebe neza. Ndava hano biki. Aha, mwese mukabizi. Ariko umuntu wakundangiye ntabwo yibeshye. Oya we. Kuko njyewe amazu hano muri Nyarugenge ni ishyano ryose. Yaba ari ama etage, njye nabaranze hose. Oya nitakwirirwa ukomeye. Dore naha ngaha. No mu nzira. Hose ni gutya ameze. Uretse ndaje kwera. Ariko umugabo. Oya ubu ngubu iyi nayibonye. Harimo douche na toilette zingahe. Mwese. Usakuze. Ariko se biti. Ndi mu kazi boss wanje. Akazi ko nyine waho. Ndi mu kazi njyewe aka kazi turasorana. Bo. Ariko rero mabuje hari ikintu byabo tumaze twumvikaneho. Iyi nzu yawe ndi kubona ndayigurisha. Ariko ahandi. Iyi nzu ni yawe cyangwa ni y'uyu mugabo? Ibyo ntibikureba. Nkweretse inzu ugurisha, reba agaciro kayo, nurangiza umbwire ushakira umukiriya. Iyi nzu urayitanga? Ndayitanga. Umva nkubwire. Ndakumva. Sinkuzi ntunzi. Kandi se noneho ibyo ugurisha n'ibyo utagurisha. Ukuzanye ninde? Ni wowe. Ni njyewe. Icyo ndi bukore rero. Fata moto yawe wigendere. Yigeze kubwira ko yezari. Inzu ntuyibonye? Ese ngurisha ngombwa byo bikwanditseho. Ndabifite byose biri ku. Ubwo niwe nkeneye ko tunavugana none. Njyewe uyu mwihuza. Inzu ushaka amafaranga. Umva mbaza kubwira. Uranyumva neza? Waretse kunyicira isoko wa mugabo. Ndakubwira ngo banze nyumve kandi. Ibibazo byawe mwabijyanye mu nkiko nimba ubwo afite ibyangombwa mwanditseho. Waretse inzu nkayigurisha untumbuza umugabo. Nimbuza amategeko y'iki gihugu. Ukabuza byose uko bigenda. Ikwanditseho se? Mbare gatatu cyangwa mpamagara umutekano. Wowe ningutuma kungurishiriza. Ugasanga ibyangombwa ntabyo mfite. Uzatsana umukiriya. Umva nkubwire. Uranyumva neza? Ndakumva neza. Bya bintu mwigize muza ba komisiyo mwigize abantu babariganya. Namwe turaza kubasubiramo. Uraza gupfa kugurisha ibintu nigeze guhamagara ngo uze kugurisha. Hanyuma se arakuzi imbere yo kumuhamagara. Wowe buri munsi ibintu wakoreraga mu rugo rwawe waje no kubyapurika hano. Uza mu kazi n'amarobe donuwi n'ibintu byo mu mutwe uba wabyukanye n'umugabo wawe ntuzi kubanza no kwihindura. Wagiye uzinduka karuka banza ugakora dushe ugakuramo ibyo biziba. Wawisanzuye nk'uri wawe fura. Ariko mvuga bakavuga ngo ngira amahane. Ubwo wari mu rugo rwawe umuntu yajya aza mu kazi yambaye robe donuwi umwuka w'uburiri ukuntu bumeze.
wabona inzobe yagira ngo ugire isuku ngaho se gira vuba nyine genda ujya guhindura iyo myenda ntugakora iby'inyuma kandi iby'imbere biba biboze nta kintu byazakumarira abana wabyara wabatoza iki ubundi si ubu wabyutse sayingahe vuba se mvana ibikanzu imbere ujye kwihindura mvuze ngo iki iyo micero utoragura y'irihorero irakurusha ubwiza genda bakazana baragwira kandi buriya makazi ko afite umugore Bogari we vai hano ngo ntuhanagure ibintu nyoko buzasize harangize Nasa ya hana kudarangi. Buri wese afite akananiye, buri wese afite akamubabaje. Nturara mayibobo zirahara ufata ibirahure byanyweshejwe n'abantu ukabyiranguza ariko nibyo ubwo wamenyere kunywa imibu ngana nayo soni samuvuka gifata utumuka umanuka yari akoze bara byihorere ndabyifashe wimfatira amatasi uko utegurana arakubona udara umuhungu wawe aba yiranguza ibirahure atazi n'uwabinywereyemo atazi n'icyo arwaye mwigire mwumva imbere mwese sinkibashaka si ukubona mutambangamiye iyo ukoresheje ubwenge ubona nishimye ubona uwa mutaranteye ambutiyaje wowe naguhaye akazi hanyuma nawe nagira ngo nkwibutse yuko ibibazo bya hano bikiri mu rukiko ntukantunga urutoki nagira ngo nkwibutse ko ibintu bya hano urwo rukiko rero nirusanga naragurishije mu buryo butemewe n'amategeko ruzisubiza ibyo nagurishije nimba ukunda ubuzima bwawe ngo nyagasani wishyire muri iki kibazo wowe nakubwiye ngo nusanga nta byangombwa afite urumva nusanga nta byangombwa afite Enda kumva ntuzagurishe yigutesha amafaranga wari uzi itegeko ariko amategeko rihana rifungisha umuntu wihesha ikintu cyo bazafunganya inzu ngewe nkeneye umuntu yanditseho nimba ari wowe yanditseho ntabwo nayigurisha ariko nimba yanditseho uvuyemwo niyo mwajya niba uri umupangayi nashize mu rukiko baze nkubaze ashobora kuba gukodesha ukora mu butaka uhari njye uvuyemo muzi abantu bashaka ubutaka ukora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka byose turabisobanukiwe ariko ndakubaza ikibazo ariko ayo mategeko wayize wenyine nakubaje ikibazo kimwe ukora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka icyo kibazo ntigisobanutse ibyo ni ibintu bisobanurwa abantu bose icyo kibazo ntigisobanutse ntabwo nkoramo nibo bagutumye uremera yuko aka kazi dukora gasora nibo bagutumye musubize arakubaza ngo aka kazi bakora ntibasora bakubwiye ko ngiye kugurisha bandese suyu Nyirinzu nagaruye yigeze kwereka impapuro igendere ngewe shakira umukiriya uretse gato nuza n'umuguzi uzambaze n'ibyangombwa nimba wumva kandi noneho uramemba ngaruke ngusanga hano 10% yawe wagurishije 10% ngaruke ngusanga hano arenga kuri 800 na yaraba yanjye oya nkubwiye ko amaki urakinga niho hahandi ibi nkuko nabishyizeho nzongera umva madam ngenda gira ngo manze nkwibarize ari wowe n'uyu mugabo inzu yanjye nahawe ibyo byihorera icyo ngicyo cyo cyarangiye nkubwiye amafaranga mpakeneye atajya munsi urumva nzaguha 10% y'amafaranga umva impamvu rero nanjye ngira ngo ikintu cyumvikaneho neza urabona uyu mugabo wawe nimba ari n'umugabo nimba ari n'umupanga wawe yaba ari umugabo wanjye agira amahane se itegeko ndiremera kurusha amabuye kandi urabona iyi nzu yawe igera ku muhanda utari na kaburimbo ushobora kuza n'umuntu akagorana kuyemera bikansaba ko mwigisha nkanahamukundisha ntabyo kumwigisha nimba ushaka 800 imari yanjye irigurisha ndabyumva muhungu ntabwo ari wowe wenyine mvugishije imari yanjye irigurisha ubu nuko tutinjiye wari gusanga nayo 800 ndi kuvuga ari make urabyumva neza
ariko se reba nanga ukuntu hameze urumva ayo mafaranga kuko bayaguha. Umva rero nkubwire niba uje kunteshereza agaciro yazanye ngo n'umuntu uzi ngo reka nkwereke. We ceceke. hariko rwose wowe ngwaje kugurisha ibindi turavugana kuri telefone sibyo genda ukomeza akazi kawe shakira umukiriya ibindi okay wumvise sawa bari hano murabasanga ndaza kuguhamagara ku mugoroba umamagare wikwita ndaguhamagara ku mugoroba kandi nsanga iki kibazo ibyo kuneshereza agaciro ahantu rero utaraninjira ngo urebe utegereze z'umutekano ziraje gusanga hano zimusanga hazimubaza iki uraza kuzisubiza yigukanga we izo nzego z'umutekano ariko niwo uziyumva eri gura aho rifatisha amatelefone urigirisha icyo wikakareje niyo mpamvu udatorera so reka nkubwire madam mfite umukiriya rero nari mvuye kwereka mu Kagarama uri kumva ngiye guhita muhindura muzane hano umuzane urasanga bino byose nabirimbuye reka umukiriya nze kumwigisha ibi yinjirishwa magafunga manzi nyumve neza reka nze kumukwigishiriza aguhe 900 ariko aho ngaho ntabwo yarenza nta kibazo ubwo agize n'utwo arenzaho dukeya twaba n'utwanjye ariko nawe ukamenya buretse nakwemereye 10% y'amafaranga turi bugurisha tubyumvikane wa muhungu tutaza gusubira mu mpaka 10% y'amafaranga uri bwinjize ni winjiza miliyoni 800 ni miliyoni 8 uri bubucyuye ayo mafaranga waratunze mu buzima bwawe rega nawe buretse gato ngewe reka nge mbabwiza ukuri nkuko ndi kububwiza uyu ni winjiza miliyari uraba ufite miliyoni zawe 10 zifunze ayo mafaranga ni make ndi kugwa hari undi muntu ujye bishyura gute baba ibihumbi 200 hanganda reba nk'ibi binyabiziga essence bayaruriye tuba turanywa urakora nta gukora amayinite ndakubwiye ngo uko ushaka umukiriya uhenze ni kuri bubwinjize menshi umva rero umusore bitewe n'ukuntu umugabo ari kungisha umutwe kandi ibintu ndashaka kubikemura vuba nkisubira muri gahunda zanjye genda ushakira amafaranga nagutumye nzakwishyura arengaho uzajyana harya ayo utajya he ntago njya munsi ya miliyoni 800 ntayo njya munsi ubwo niyo bampa 900 nibashaka bazaguhe miliyari nawe ari kuzamemba nzaguhemba iyo nemeye ikintu ngiye mu makasi mu ndagikora iyi ngiyi ndahita nyigurisha yigurishe ndahita nyigurisha ku mugoroba se waboneka wowe telefone nikibereyo nubona umukiriya umpamagare imodoka yanjye hora yuzuye sasa ndabyumva oya icyo ngicyo cyo cyakemutse bakundangiye barashishoje neza iyi ngiyi ndahita nyitanga igendere ngahigendere sawa kandi murakoze kiriya kibazo muze ko mwagikuyemo mwabyumvikanye ngewe urajya muri mashine ujye kureba ku butaka urebe ubutaka bwanditseho urebe ufite ibyangombwa icyo amategeko ari budutegeke nicyo turi gukurikiza sawa rero reka ngiye nubwo turaza kuvugana sawa mbere na mbere ntago rero kwanga barize bahamutwara hari aho ari vovotera mu nzu ngo yakinze ibi bikondo byose ndabica nta kuntu erega yikaritse abakirama mfite myinshi mvira ku byanjye ubona ukuzu uyafata ubonye ngiye byananiye kose mabari cyangwa gufasha ngo ariko se hagize umuntu ubyuka agasanga uri kwikorera akazi kandi imari byagaragara indese udukontorora n'indi ushinzwe iwanjye sema unyangira iki ngo uvuze ngo iki ahubwo se ngo ukundira iki ngira kimwe cyangwa bibiri nshobora kugukundira vuga se maze wagira ngo warwaye nyiramujunjamo ngerageza kwitwara neza wagira ngo ntabwo bigeze bagukata ivata bagukura mu ivata cyangwa wakuranye intananya ubwenge bwawe buzakubwire ntumbaza ngo nkwangira iki iyi hore nayo ndayijyanira soje mbese munsi y'ameza haranduye hagize hate hari imiceri itagivamo bazi gukurura intebe ngo bakuremo ibi biryo abantu birirwa bakandagiye umuntu yicara hejuru y'ibikoresho nk'ubu iyi ni telekomande ubu iyi telekomande rero umukozi wawe wayishyizemo none si yo teremusi wijyanye nakubwiye ko utari nashaka kumfasha subize ndakizanira uzi ngitwara mu ki uzi ndi butegure mu yihe
muramutse mukamvira iwanjye njye kuzasaza imburagihe n'ukuri kw'Imana. induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa. Ese ninde wasobanura uburyo igihango? None se umeze neza? Urabona ameze nawe imyitegereje. Ngere cyagiye buriya nkubwira yuko bwa bwiza bwo mu butona n'ubu bugihari. Rega kandi urabigaruye. Urubizi yuko ukuri gufatika. Iyo wavutse uri mwiza usaza uri mwiza, iyo uvutse uri mubi usaza uri mubi. Nawe iyo urimo gusubiramo uriko ahubwo se maka nawe ndabona rya Josi rigihari. irihe umeze gutya uri kuntera isoni aho umeze gutya kiri inkumi ndi inkumi nziza. Reka nawe njya kwisubiramo. Yego Kwishinoze kugira ngo turirimbe za ndirimbo za karahanyuze. Bajya bavuga ngo amasakunda. Oya buriye barabeshye. Barabeshye arabona. Nubwo waba ureba umurari. Umuntu wakunze. Do ahoraho. Ariko bajya bavuga ngo n'urukundo ajya ni irindagira ry'ubwonko. Nyuma y'imyaka 30 ntabwo waba ukirindagira ubwonko. Erega mari ari ikintu kimwe ugomba kumenya. Hari reka mbyite bibiri. Icya mbere twibuke yuko hari makuru mu buzima bwacu. Yego. Dusangiye amaraso. Hanyuma rero akaba n'ikindi. Nuko gusa waje ufite amahane udashaka kwemera. Wibuke ko wapoteye imyaka yose magana ngaye. Urabura uburirwa irengero. Imyaka magana ngahe none ngo mfite magana. Ntabwo twari mu ikoranabuhanga nk'iry'uyu munsi ku buryo wajya kuri nuza kuri ugashakisha ngo Facebook ngo zandi ukajya gushakisha ukavuga ngo Marite yagiye. Situbigishije kuri papa ma. Fata nakanya na gato. Kuko oya bitari ambabara tubwizanye. Nkurahiye ukiri aho ngaho. Nkurahiye data kageruka. Uranshakisha. Narashakishije. Twanagarutse i Bugande kugushaka. Nagarutse i Bugande. Utinya Imana? Murahire makaze. Ahubwo reka nkore ikintu kimwe dukora. Reka twikomereze gahunda. Ariya marira yose agomba gushira. Nawe bitware gake gake reka guhita nyine gira intambara. Oya gake gake n'ubundi. Ni gahoro gahoro. Ariko nyemerere nibura ko tubirimo none. Ese kuko urankunda. Ngiye namaramaje. Tamaka nkobo ngaruye muri ibi. Utangire wishimira ubuzima bw'umuhungu wawe, umukazana wawe. Maze buheke abuzukuru. Akuri bukuko nagukundaga ndi umukobwa umbwira ko nta mugore ufite. Basi mbabarira bwari mwe ngira ibyishimo by'umuntu nakunze ntigeze nshaka nundi nkunda. Nongere ngira ibyo byishimo. Reka nkubwire ukuri. Sibyo. Ngiye kwiga gutetesha njaje. Urumeze. Kumva ndikukwingamo. Nawe izana ariko si kumona wagera none tubona wagiye none ariko ariko iyi modoka rero ko yari maze iminsi ifitwe na wa muhungu afite ukuntu atwara ameza ndetse agenda ariko papa ma ni iki gihembo mpembye noneho no muri quartier isano urazibuze neza. Induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa. Ese
ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu na kimwe ntakora amabanga ntawe yamenya ahora araya babiri gusa ingaruka zo zirenga ebyiri gusa ibyo mbona sinzi ahisi bitwerekeza n'ubukene buduherekeza buri munsi uzana n'inkuru nshya dore uwo tubana hinduka mureba nkabona si we simenya ikibimutera ese nkora iki ibi ni biki sinzi uwo kubana nawe sinzi uwo kwizera buri umwe mbona yahinduka agitera kunkunda arankunda guhinduka byose nzi ikibimutera ese ko nabasha kujya inama n'ubungira inama ninde uzabasha kumva iyi nduru y'umutima ese ko nawe ari uko atakibasha no kungisha inama kandi mbona boshywe kwihambura byanga nino uzamenye iby'imva mutima je